Ndi papa sava. Koze naye mbakumbuye mwabakora. Twarabonanye bije nago twaheruka. Margarita Margarita Jese ntabwo. Margarita usigaye ufite miliyari zingahe kuri konti? Ubu baranje kureba uyu musazi ukora. Usigaye ugwera. Naraziretse se. Margarita. Inzoza Margarita aretse. Nanjye ntabwo ndi buyipfundure. Wewe ni niyo mwana niyo ngowe. Inzoga wa. Narayiretse rwose. Ngapfa se nawe yinaki. Ibyo byo twagiye. Mundebe no kuri kwimana nk'uyu mugore. Mundebere. Ese wafunguye Duherutse kubatizwa n'abafungura ibyo fungura. None se mwabatizwa bwo akana karamukara. Jewe se. Bayitwa Manudira. Hano se ushinzwe iki? Ushinzwe Ibyo nkwa birakure. kwakira neza. Unyishurire se? Oya. Fungura. So ubundi ukubitiwe hano waba uri kuziriki. Sura ujye mu kazi. icyo kibazo cyo kunywera mu kabari kamwe ko kabari maze no kugahaha tuzayidura kabari. Margarita yahise adukorera ka brushette. Uvuga neza rato ibindi byo Oya uyite udukorera ka brushette. Urumva? Ko hano bagira abakozi biryoshye. N'inkoko zirahari rwose. Abakozi biryoshye pe. Yaye ibyo mukora ndabirya kuko ndishonje. Je ako kabushete kabonetse n'igitoki. Brushette n'igitoki. Brushette n'igitoki. Ibitoki bingahe? Toki sheri. Ibitoki muri brushete kuko kuma brushete zangaza Ikirayi. Ikirayi. None se muhitemo nyine brushette ibintu byose birahari. Kora ibirayi twese ku birayi. Mwese birayi. Bingahe bingahe? Reka duhere kuri brochette. Turaka inkoko nyuma. hano nago Cyangwa bagira amafi brushete nziza mwese tukabaranza. We. Ngo hano tugira iki? Brushette yani. Yawe nyeri nyama brochette. Brushette yani irazwi ahantu hose. Dama brochete n'ibirayi. Brushette n'ibirayi. Brushette zingahe ibirayi bingahe? Ibintu ndi kwihuta. Wareba ibintu bikwiriye abantu bari. Nyine buri muntu brushette. Buri muntu brushette. Brushete ko ziduhendesha mwete tukarya ifi inkoko. Aho gusa n'ibirayi bitatu. Ibirayi bitatu. Na brushette zidukora. Okay, nta kibazo. Hanyuma mbaza ndetse n'ikirikeri cyo kuvanga Samo n'utuntu. kugenda. Wazanye ibyo Kandi manu wibeshye ongera ushyiraho rwa rusenda usigaye ushyiraho wagira ngo Akose urusenda niwe. siwe mwamubwiye vuba akagenda. Ubwo harimo uyu nguyu nta rusenda ndi bushyireho. Ariko mwebwe se ni mu rwemereye urusenda. Na salade. Salade. Salade kameze neza kabisa. Yaragakunda kabisa kamushyire ku ruhande. Ubwo nibyo gusa nta kindi musaba. hano usanga kugenda tuva imbere. N'ibya mbere ntibiraza ngo ibindi Umena gacumbari. Nagacumbari. Ni wumva. Gacumbari si yazi kuyikora. Ewe we. Ngo ntabwo mbizi. Nawe yakirira ciyazisharitse Ewe. Reka ndabyo bintu vuba. Tushiramo urusenda. Shaka no muhunga ashizemo. ciyaza ariko agira ku mutima mu SP n'uwo musore baziranye ko ari nukuvuga ahubwo bibamba. Numvise ijambo abwiye SP niwe. Reka bateri inkuru. Oya uyu musore numvise ukuntu avuga ngo ubwe SP ahari ngo ntago ashyira mu rusenda. Oya yago yavuze Ninde? Ese mama umva reka basetse shaka umbyama. Yawo mucyacu usubura mbanyiteza. Amaboko atareshya ahubwo niyo sigara mukagera ka basetse. Mumbare basetse. Umuntu witwa Bosco muramuzi? Kadogo kwa Kamana. Kamana w'iruhande kwa Gerard. ntawe tuzi. Kamana sasuri ya watesaga wa umwatereta. Kurya n'umukozi we noneho ubwo boy. Ubashyabozi wenyine. Wewe umukozi wa mutereta nta kibazo turi kwibaza uburyo muzi n'umukozi. Cyakoze nawe urashoboye ubwo umukozi wa Bosco nani umukozi wa Kamana. Ubonye uriya mukozi mu muhanda wakeka ko ari umukozi. Asa n'icyatumye yambara neza uramu. Cyakora ni bogari. Oya noneho mwivuga kwambara. Reka mwebwe Mwivuyemo bibakora. ahubwo mukajya murabitubwira Radivuge tutaza kwivana. bakureba yagize atasohoka do. Kadogo mubizi ko bamwita Kadogo. Kadogo ngira nyange mu kabara ahantu. Nari nitegerereje umuntu. Ngiye kubona mbona Kadogo. Oya nabonye umuntu aturutse hariya yibambye. Agenda ate wagira ngo imbunda z'igihugu zose arazitwaye. Yagenda gace. Wenyine yambaye neza pe. Urumva araza yicara mu kabari. Arabanza atanga komande. Tipe nkabona yarafite ntabwo sebuja yari ahari. Nkabona arafata telefone arahamagaye.
imvugo yahindutse aravuga uzi umuntu w'igeshi yayindi ivugisha igisirikare cya kindi ariko niba uzi amaterime harya ngo kuja hapa ngo ibega amagambo nanjye ntasubiramo yandi yose yego barayaboro no gutanga komanda umva shaka do bitangaje ashobora kuba yarabaye umukozi ariko nyuma wenda araje guki ku buryo n'abaseriveri baho bamuhamagaraga ngo afande afande aho nari nica ibaze nawe n'ukuri nta nubwo ari muri ka kabari kamukubite wenda tuzi ni mu kabari pe ni mu kabari yego class tipa hamagaye umukobwa ngiye nkagira umukozi mugenzi we ngiye kubona mbona ni inkumi sireyi uvuga kidomange ego inkumi mu rutase mwiza kuko ari nje butanzeho urugero nise avuga kuri mu kuri mubi nase uvuze nabi kuko uvuga ni ikosa navuge ngo umukobwa mwiza reka mpindure imvugo basi umukobwa mwiza nka kidomange urumva mwiza ariko uteye umva make up umukobwa araje aricaye yewe nkagira ngo wenda barasangira nka kampuca nyine kuko muri ako kabari se asanga ari fiance washaje ntabwo njye nakururaga ahantu yicaye nkururana amatelefone yari ariho ni ukuri pe niba yaravuye kugurisha ikibanza niba yaravuye hehe ibyo byo ntubimbaze gusa nabonaga abamuseriva umuceri se bujari yaguze ari agatezo kuburyo havamo amafaranga yo kumubwira ngo nibazane icupa rya civazi ngo baritereke hano si we mwaretse nkabwa ko mfite amakuru yanyu icupa rya civazi baza baritereka imbere Bosco Kadogo civazi bwarayizi kuyivuga ni ukuri kw'Imana yaragurishije isambu yiwawe noneho barayimuzanira reka twumve inkuru raryoshye urumva barayimuzanira umukobwa araje njye nagize ngo ni wowe wenyine ubwo abantu bari aho ariko baramurebaga bari bazi ko ari umuntu w'umwafande wo ku rundi rwego rwo hejuru afite telefone nkenye ego yazi ku Yesu yagerekeranyije ntabwo mbizi bishoboka ko yari yazitiye abakozi bagenzi be aziteretse imbere ye umva zivuye nka zikagera nka 1 2 3 4 touch screen umuhungu umukobwa araje barasangiye inkoko uwa mbere araje batanze komande z'inkoko njyewe naretse ibyo nari ndimo ndeka umuntu cyakora uwo muntu yari yanantindije nigirira Imana ndikurikirira ntago bari babiri noneho ikintu cyantangaje urabona hari umuntu winjira mu kabari koko umuntu rwose agahita amureba nanjye namwibeshyaho nuko nari mbizi ko ari Kadogo wo kwa Kamana ariko rwose ni ukuri nawe wari kujitarika n'ijoro ase niba hembwa neza ubwiyo ni inkuru yatumye muceceka umva ceceka nkubwira Marigari niba yaragiye abika Marigari none nibe n'aba tipe bageuza abakobwa b'abandi ni ukuri sibyo ubundi bwenge nyine yiyigiye uburyo ashobora kuvuga nyirabugenge n'ubugenge bwayo ntagira n'isoni hari ibintu umuntu atakora gusaba nimero kugira gute ku buryo ushiduka noneho afite ikigare yakaga buri mukobwa wese uri mwaho se asaba nimero sinzi uko yasohotse hanze mbona ari n'ikigare noneho cy'abakobwa bose bamwirukanse uko tungana ndumva Kadogo n'umugabo umwe Kadogo arimo kugura abagore baranyweye niba ari abagore niba ari abakobwa baranyweye kandi si ukuvuga ngo fanta nk'uko twese ko turi abareji iyo twe turi abareji yo kuri Kadogo baranyweye inkoko barariye kandi buri wese yatanga komande y'icyo ashaka njyewe reka nkubwire nubwo bari bantindije ndi ku gahari naravuze ntireka nicare ndebe Kadogo ntago ibi nyine ntago mbisobanukiwe nabonaga ameze nk'umuntu buretse mbabarira boss araje boss wande boss we Kamana niwe wahaje nawe yararebye yirebera hirya nabya umukobwa byose birahimande yaci noneho ikintu gitangaje ngo yaragiye kumbe ngo amukora mu mufuka w'iki amukuramo amafaranga yaramwise gato ngo bose yaje aje kureba nibiki bishoboka kuba bamurabuye araza asanga Kadogo muri abo bagore b'ibyuma na boss we yaranamubonye aratinya we yaramubonye atinya no kumuhamagara ngo amubwire ngo Kado
yigiriye kuri kontwari arangije kumbe Kadogo ngo yaragiye afata amafaranga mu ikote rya bosi we rya sebuja noneho amaze gufata amafaranga izo telefone zo ntumbaze we aho bamuhamagaraga afande abaserivisi bari bakadogo ariko nyine gahunda zari ikiwanja gahunda zari ngo kugeuka numbaze ngo geuka numbaze ngo kuja hapa ngo kara hapa yarafamugaje kuvuga zara chini bari ngo fanya mbio ngo haraka bene ibyo nuko nguko yavugaga yarahengaga bosi aramureba arumirwa igihe cyo kwishyura nibwo yamenyekanye umugabo agiye kwishyura n'umusore nako ariko yarigize akagabo da agiye kwishyura amanoti bosi nibwo yamwatanze kumbe aho hari kwa bosi gute Manu buretse gato hari kwa bosi hagira hati yashonje business ya bosi kamana nyine se hari muri business ya bosi noneho birangiye zana ibyo biryo nawe abakobwa ntibazi ko ari umukozi bosi aramwataka arangije cyane ari icyahe kumva nyine ku niba byarangiye se bosi bigenze bite wowe wari uhari mujya muge akamaro uzi ko uzatuma ducika oya iyi bayita pomme de terre hari ibibura ariko uyashobora kunyirukana uri mu biki wowe kambazane n'ibindi aho Vanessa na ki urokucara ku ntebe wowe wambaye akazinda yambi gusa ishaje cara aho ngaho kuki se mwicaza hasi ntabwo tugukeneye amatwiri cyangwa wicara ku nabi icare cyangwa uyicare ku nabi niko mu bwenge we daso arakucara ameze erega warigize imbwakazi mbi y'umugore harya wabuze projet nimwe wakora uretse y'uburaya gusa niyo projet wumva wakize imbere wimirije imbere y'uburaya ubwo rega wariseretse ngo uri kidomange ngo amani yogera ngo namani yabandi baranguki busa abandi b'abantu wanzanyemo tugiye gusangira uri kuvuga iki umusangira umusangira n'abanira neza nagasangira na bose abonye kugeza umunota ntabwo nzi amagambo uri kuvuga yariyo wiruka hano urimo urantera isesemi funga uwo munwa wawe nta soni ese amadari kamanza nkubaza harya ubundi uri iki harya uri umudamu uri umukobwa uringirwa ki uri iki umukobwa mwiza ushinzwe kudutwarira abagabo wowe hari umugabo magutwaye ese ni natwe umugabo muri mwebwe nakubwiye ugabanya amagambo ingegera mbi gusa ubwo urifashe ubwo madamu babarira ntukomeze kunuka kuko ntabwo nzanye nawe none se ubwo se ufite uruvugiro wowe none se ubwo nawe ugenda dore ko kunama uruvugiro wowe twumvikane mva mu maso gute ngenza n'ibintu mugani mutumye mva mu maso nawe yego mva mu maso reka ndikubwire ndavuze ngo mva mu maso ubu si umugore ari bwishyure we mu mwanya fofo wakoze kunzanira iriya mbwakazi y'indaya yazangereje ndakudira wowe niba ushaka kumubwiza ukuri reka gutera ibitwaro nese ngenzi mbabarira ugabanya amagambo haje abantu rero ntabwo bari muri projet zacu aha urakoze kuza uyu mugabo ntabwo muzi yego cyangwa oya ese avuga
uyu mugabo uramuzi ntabwo umuzi se n'uyu mwavugaga uramuzi aha ntimwaryamanye muri roge kwa Karema ntabwo mwari muri yo mwereka amafoto yanyereka telefone yanjye iri hehe akira ako none ndamukanyakweretse ukanabona ndagusekura nanjye ngusekure ariko nanjye ngusekure barwane se ndasa wajya mu kazi Umwana wanjijiwe. urashaka kurwana se nta uyu ni wowe cyangwa ntabwo ari wowe nyereka ifoto ryamanye n'umugabo wawe yes ni wowe cyangwa ntabwo ari wowe ni wowe cyangwa ntabwo ari wowe kudasubiza usanze n'abakijijwe ni wowe ntabwo ari wowe Umva sha. Mujinya wari ufite nanzi kuri umurebere. oya unanamwica ngiye gukomeza hariya ntabwo ari ibyo twavuganye muceceke batwaye niko wambwa akazi umukobwa we uravye ubona nta yindi proje ari mushobora kuba wakora ese kurwarira umugabo yikira imbuzi kugira ngo nganire neza nawe wirinde gukomeza none nturi indaya uri indaya karitsiye ariko kuki ubundi ibintu bose yarabuze Uyu ni umugabo akazi k'ubusani fe warakabuze subiza uriya abana Uyu ni umugabo uvugaga bagutwaye. barwaye nyine ese uriko ari umugore Ese wavuze niba nawe umuzi aho wahereye ibibazo. wate yitwa Kirimbuzi dore ni umugabo w'uyu nguyu ari nawe uriya mukobwa yatwaye Cyeka niba ari impanga ye. Uyu ni umusore. umuki Amaze inshuro 3 mukatira. Ni umusore da. ongera Nje nanamukatiye rwose. Ndetse Rwanda twendaga gusohora. yewe njya guhura n'umugabo Wamukatiye utaramuhase. amenye nawe hamaze nk'ukwezi kose amamagara ambwira ngo yarambonye muri filimi ngo arashaka ko mbakorera publicité muri kampani yabo twahuye gutyo ngiye kumureba umunsi wa nyuma twari twahanye nsanga ari mu cyumba niko kwinjira mu cyumba nako nawe nigeze ndyamana n'umugabo wawe gasopo n'undi munsi wese ni photoshop niko kirimbo uriya mukobwa uramuzi cyangwa ntabwo umuzi Cyakora muzi ubwenge bakobwa. ni wowe ndi kubaza Fiston Muzi ubwenge. uramuzi ntabwo umuzi wa mugabo ngo ni ziki uyu nguyu uri mu ipantaro Urwaye yawe kudedemanga se? reka kurema mushake ubundi waba Fiston ukagira ubuhe bwenge muri ubu buzima ese ubwo uravuga iki rebera uwo cyakora mugabo ariko Fisto singo Fisto Agasore kakiri gato. wese yakubwiye ko ari singo Cyane rwose. ubu muri Uko yansabaga nuko tubana. nimba byumva neza ugura umugore w'abasingo bose kuko arayenzi ko ari singo nabwo nzi ko afite umugore ubwo uri umugore w'abasingo bose bo muri iki gihugu Noneho. Ariko banza n'uyu mugabo afite n'igiti ariko sigusa. kirimbo guhera ryari uri singo guhera guhera ryari uri singo ari muri iki arabarimbura nyine Ariyo bantu uyu mutipe miseri. niko dafi urinda wimarira umwuka erega hari igihe izina riba ryo muntu ararimbura karabana nawe ubwo azirimbura nawe ubwazakurimbura ubwo rero ngo twari turi kuganira poroje urumva ubu ngubu ugifite ijambo nyaryo mubite umugore mu bibone kanjye mbabaza ubundi oya tubanze twibaze uyu mugabo murabana cyangwa ntimubana umuntu murabana umunsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane mujyana muri dushe mugasiritana mukiyorosa amashuka ni gute wumva ngo yaterese umukobwa ukajya gukubita umukobwa wasize uwo mugabo kuki utihaniza umugabo Washyize ikibazo cyawe. ikindi kibazo ushaka kukubaza ubundi iyi ni bike yirwa yitizatiza mu banyeshuri bose iyi ngiyi ni kirida buri wese yihayiganyuza ko numva ari ni seriviyete wigize seriviyete uri kirida uri ikibiriti batiza uri akayuzi uri pasiparutu uri militipurize Kuzimu ntibarya sha. kuzimu ntibanarya bana reka babazira umugabo twumve reka ngenge mbaza ariko namwe mbabaza
iyo izo ngeso murazihangisha nta kosa afite ariko sonde watuma tukava none urumva ikosa rifite nasi kosa rifite ni abavumbyi n'umunwa ntibajya batanu ubu uravuga iki sobesa nawe kosa ni rifite barakubaza uko hariya wibanze kuri uyu kuki utabazuye nuko ari uriya nzi abana bajya amafoto yo muri roge izina fisto uyu si uvuze izina fisto vuga uti momyeho ndatemesheje birasuruye urumva urwagwa rubaye inteme urumva nawe wiziza abantu busa shaka mishipiri uzira icyo utere ku gitanda cyangwa ubwira shaka irida mu ntabure ariko aho kuziza abantu busa kandi ari ibyavuye iwawe bigenda wabifungiranye se cyangwa azayifata bishyira mu isakoshi agirirwa bigendana kugira ngo ikibazo gikemuke erega yigeze kubaho ngo umugore noneho ngo umugabo ngo ajya kumushaka aramubwira ati mfite imbere mfite n'inyuma ubwo ngo ariko ni umugore aravuze ati ngewe bitabaye bibiri imbere inyuma ntabwo nzashaka noneho umusore rero ngo ajyayo bwa mbere ngo akuramo imyenda aramwereka ati imbere wabibonye undi ati ngo arahindukira nanone araguna nk'ugunaye ati nyuma wabibonye undi ati rimwe rero ngo arebye abona inyuma ntabihari ngo akajya amugenderaho ati n'imbere bitazatakara by'umwomaho washatse si ikimarara ni ikimara ni ikigoryi ni igihubihubi ni iki ubu ni aba ngaba bamushuka papa sava ubu bagomba kubimbwira muri runo ruhame rw'abana bakobwa na ikibazo namwe mukunda ibihishe kandi mwaragaragaye hanyuma nsanze wenda kujumbana imishito mu kabari kandi